kimwe mu byito bifite muri gahunda harimo ububyutse itorero rya PENTECOTE, itorero ryemera imbaraga z'umwuka wera, kandi n'ibyo twagezeho dushimira umurimo wakozwe n'umwuka wera. Rero mu mpinduka zuzuye ububyutse ni kimwe mu nkingi zidufasha mu mpinduka zuzuye. Ariko ikindi, guhuza abantu igihe cyose bizana imbaraga, bizana ubumwe, bizana gushyira hamwe. Wabonye iyo tuzanye amatora atandukanye avuye mu kwasi zitandukanye, bamwe bigira ku bandi, bamwe babona ibyo abandi bakora bakabigiraho. Ikindi ni uko mu mpinduka zuzuye harimo gutekereza abantu uburyo bakora umurimo w'Imana, ariko ni n'uburyo abantu bakomeza guhuza imbaraga z'ibindi bikorwa dufite imbere. Harimo muri kino cyumweru gitaha turajya gukomeza mu rurembo rwa Muhoza gahunda twatangiye yo guteza imbere imirire myiza iboneye mu bana batoya, turwanya igwingira. Ibiterane nk'ibi rero iyo abantu bahuye bagasenga, bagira imbaraga zikora ibindi bitari ivugabutumwa gusa, ari ukwita ku mibereho myiza, ari ugufasha abakene, ari ukubaka ibikorwa remezo bijyanye n'igihe, yaba ari insengero n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ibi ni kimwe rero mu bikorwa bihuza abakristo bakagira imbaraga zo gukora ibikorwa bindi bitandukanye dufite nk'itorero. Ubutumwa dutanga icyambere no gushimira abakristo ubwitange bagira, ko iyo ubonye abantu baje muri stade bakuzura, baje gusenga, baje gushimira Imana, ibi ngibi binakurikirana n'ibindi baba bakoze ku matorero yabo mu ivugabutumwa, mu gufashanya, mu kwiteza imbere. Icyambere rero no gushimira abakristo. Ariko ubutumwa tubaha ni uko impano y'umwuka wera twahawe ituzanira guhinduka byuzuye, ituzanira gukizwa, ituzanira gukora, ituzanira gusabana, ituzanira ubumwe, ituzanira urukundo, ituzanira no kugira no ku bandi batarakizwa. Ubutumwa tubaha rero ni uko imbaraga z'umwuka wera dufite zikwiye kudutera umwete wo kujya gushaka n'abatarakizwa, kwegera abafite ibibazo, no kujya gusangiza